Kuri Ruhima Real Estate uyu munsi tukuzaniye inzu isa neza nini ifite design nziza, ariko reka duhere muri salo. Reba iyi salo, ni salo nini ngari yisanzuye, irimo ibintu byiza nk'ibihe, irimo plafo nziza, amatara meza, spotlight nyinshi, irimo amakaro meza asa neza yoroshye kuba wayakoropa. Si ibyo gusa kandi ahangaha hari umwanya wagenewe gushyiraho imitako yawe cyangwa se amafoto, naho urabona ko hagiye harimo spotlight bituma haguma hasa neza. Si ibyo ngibyo gusa kandi ahangaha hari TV stand nziza isa neza, iriho irangi ryiza, iriho ibintu byiza ubona ko bijyanye n'iyi nzu, amarangi agiye arimo. Reka nkwereke no hanze hayo. Mwabibonye ko bimwe mu bice bigize iyi nzu ari byiza kandi bisa neza. Njya kwakira mugenzi wanjye akomeze ayibereke iyi nzu muri detaye, buri gice ku kindi, murebe ubwiza iyi nzu ifite. Reka mpere hano kuri rooftop mbere ku bwiza bw'iyi nzu, ariko Idirine nk'uko yabibabwiye, ndakubwiye niba uri umusirimu ukaba ukeneye kugura inzu, tebuka kuko iyi ngiyi iri ku muhanda wa kaburimbo, ifiteho ibice byiza guhera nko kuri iki ngiki dutangiriyeho, kuri rooftop nini ishobora kwakira abantu benshi, iriho umutaka, iratwikiriye, kandi ubwo tukaba dufiteho hano n'itara rimurika kuri parking ku buryo nyine muba mufite urumuri rwiza ruhagije. Amavaze twarayibutse ariho hano, ariko iyo uri hano kuri iyi rooftop ubona view nziza, wareba Kagarama, wareba Kabeza yose imbere yawe, yewe ni sawa cyane, ni ahantu heza ubona hameze neza. Reka ronge no kubereka ibindi bice, tuve kuri iyi rooftop. Tukiva kuri iyi rooftop noneho ndagira ngo mbereke design. Iyi nzu ni nziza mu by'ukuri, mwatangiye mubonamo imbere ko ari sawa, ariko n'inyuma ni nziza, ku nkingi ziriho, ku marangi ariho, kuri design uko zimeze, urabona ko nawe uramutse uri umuntu ukeneye kugura inzu ntago wazuyaza kuza ngo tuguhe iyi nzu. Amafaranga ni ayawe, ariko n'icyo uyakoresha nacyo ukwiriye kujya ugira amakuru mazima ku buryo ugura inzu nk'iyi yubatse mu buryo bukomeye, ejo ikazakugirira akamaro wowe n'abawe. Parking yajyamo imodoka enye ziparitse neza, ni parking nini rwose. Aha kuri uru ruhande hajya imodoka ebyiri, no kuri urwo ruhande hakajya izindi modoka, kandi ni ukuvuga ngo amapave arimo nayo ure kubibona ko ari meza. Ikindi cyiza ni uko hose iyi parking izengurutswe n'amajaride, indabyo, ibiti, byose urabona ko ari ibintu bimeze neza rwose. Hanyuma uru ruhande narwo ruriho ibiti, aha tukahagira noneho n'umwanya wa jaride. Dufiteho hano jaride irimo amabuye, irimo indabyo, irimo ibiti, ariko n'amatara agiye ariho ku nkingi, byose bimeze neza rwose. Nakubwiye ngo iyi ni hot deal, uramutse ukeneye gusoza umwaka ufite imari waduhamagara. Aha rero niho noneho duhita tubona ya gate izamuye hejuru, iriho amatara ya spotlight, urugi rukomeye cyane, nawe urabibona rwose ko ni ibintu bigendanye kandi bimeze neza. Igice cy'inyuma ndizera ko nkiberetse neza. Reka dukomereze imbere, duhereye kuri izi escalier eshatu ziri hano, imwe, ebyiri, eshatu, zizamuka zikagera hejuru hano kuri iyi terase y'imbere y'umuryango. Hano hari terase nayo ushobora kwicazaho abantu bawe mukicara mukaganira. Iyi terase nini imeze neza yisanzuye, nayo abantu bakicaraho nyine ukabona ni ibintu bifitinga neza, itara ryiza, byose ni sawa. Hanyuma ikindi cyo kuvugaho ni uru rugi rukinguka mu buryo bwiza, rukoze mu rubaho rwa muvura, ariko pe ni urugi vraiment rurasa neza, rumeze neza mu by'ukuri. Ni urugi ruteye ishema ko ruhita rutwinjiza muri ya saro mwibuka twahereyemo, saro rwose y'akataraboneka. Ubwo ndakubwira ko ni saro ni nini nziza mu bunini pe. Nyivuge mpereye kuri aya makaro ari hano hasi, afite design ya black hano, ya white hano, ukabona ko ari ibintu bigendanye bimeze neza. Mve hasi
noneho tuzamuke turebe hejuru tuhafite itara naryo ntabwo risanzwe ni ryiza, ariko noneho iyi gypsum design, iyi plafond iradesigninze neza ku buryo ubona ari ibintu bijyanye. Hanyuma aha tukahagira igice cya TV stand ngira ngo na televiziyo ya pusi 120 yajyaho neza kuko irakoze kandi ifite stabilite. Amatara meza akikije TV stand, utambika kugera hariya hose kuri TV stand hariho ubwiza rwose, ndakubwiye ngo ni sawa. Aha ngaha guhera kuri iki gikuta cyaha, hano hashobora kujya ifoto ya famiye, ifoto y'ubukwe, ifoto y'umwana, ifoto ya graduation, hano hakajya ifoto y'ababyeyi. Nyine ni umwanya w'amafoto, urabibona ko ari sawa cyane. Ariko si n'umwanya w'amafoto gusa, tureta duterera ijisho noneho turebe kuri iyi design iri hano, niba hari inzu ifite salo nziza ya yindi ushobora kwicaramo ukavuga ngo ntewe ishema n'iyi salo, ndanezerewe kubw'iyi salo, yewe naguze inzu, mfite inzu, iyi ngiyi ni iya mbere. Ubwo iyi salo se yo sinyiberetse neza cyane mu buryo bufatika, se nanababwiye ko irimo amatara meza, irimo spotlight, irimo ibintu byose. Ndahita nkomereza noneho muri salle à manger, mugende mureba noneho izi mbaho zitandukanye, salle à manger zitandukanye n'ibindi bikuta, urabona ko ari ibintu bimeze neza. Tuvuye aho tureta noneho tuza hano, aha ngaha niho dusanze salle à manger nini nziza yisanzuye, nayo ishobora kujyamo intebe 8 ziteye neza. Hano hari umwanya uzajyamo aho gukarabira. Hanyuma rero nayo hejuru hayo hariho itara ridasanzwe rigaragara neza, yewe abantu bari kubaka ibintu biryoshye. Ubwo noneho tuvuye aho hejuru ndahita noneho nkwereka hano hasi ya makaroni ya yandi ya original arasa neza. Mu by'ukuri ukeneye nko kugura inzu, uretse guhita udukontakta hano muri Ruhima Real Estate tukakubiza kuri iyi mari nta kindi. Aha ngaha niho dufite umwanya noneho ujyaho idirishya ryiza riguha urumuri rihagije, ubona idirishya rigari. Salle à manger nayo murayibonye neza. Aha tuhafite igikoni. Iki gikoni ni sawa 100%, ni igikoni cyiza. Duhere kuri iri tara ririho hano, yewana urabona ni ibintu nyine bitanga design nziza. Ariko ubwo aha ngaha tukahagiraho n'akandi kantu, ukuvuga ngo kwa kundi umuntu aba agiye kujya mu kazi, agiye gufata breakfast, naha ngaha hazajyaho intebe ku buryo uhita ufungura wihuta. Ariko tuvuye kuri iryo tara ryiza, tuvuye no kuri iyo tebo nziza, ndabageza hano aho tugiye kubona noneho ubwiza bw'igikoni. Reba ubwiza bw'igikoni ku tubati kuzamuka kugera hejuru, urebe ubwiza bw'igikoni kuri uru ruhande, urebe ubwiza bw'igikoni kuri uru ruhande, urebe ubwiza bwacyo hano hazajya ku iziniyeri, urebe ubwiza bwacyo ahateganyirijwe kujya firigo, aho kogereza. Buri kintu cyose kirimo ni sawa kandi kirateguye. Kuba mama bakunda igikoni kinini, iki ngiki ni cya gikoni cyiza. Kuva hejuru kuzamuka amakaro hose, urabona ko nyine ni igikoni kigari kandi cyiza. Igikoni nacyo ndizera ko mukibonye neza. Dukomeze mu gikari. Hano hari umuryango usohoka inyuma mu gikari. Ukigera hano mu gikari uhita ubona ko tuhafite hano aho kogereza hanze, hakaba igikoni cyo hanze, hakaba inzu y'umukozi kuri ruriya ruhande, hakaba toilette yo hanze n'ikigega kirahari. Urabona ko inzu yacu irateguye rwose 100%. Hanyuma aha ngaha tukahagira n'umwanya wo kwanikiraho imyenda, nawo urateguye. Urumva ni ya nzu ushobora kugura ugahita uza ukayibamo. Nimba uri umudiaspora ukeneye kugura inzu pe, duhamagare, nimero yacu iri aho ngaho. Nk'iyi ngiyi aba ari imari udakwiriye gucika. Noneho reka turebe ubwiza bw'ibyumba mw'imbere. Reka ntangire mbereka kino cyumba cy'abashyitsi. Hano hari icyumba cy'abashyitsi, ariko n'izi nzugi zikinze ho urabibona ni urubaho rukomeye. Aha ninkubwira ngo ni original nawe uzusura. Reka tubanze tubereke uyu mwanya uzajyamo toilette ikoreshwa n'umushyitsi, ariko ikajyamo na toilette iyo abantu bo kuri salo bakoresha mu gihe bari kuri salo. Hanyuma rero icyumba cy'umushyitsi nacyo kiri hano, ariko kubera ko inzu ari cyahekingiranyemo ibintu, ubwo nuza gusura uje kugura urabyumva, tuzakwereka neza kiriya cyumba. Ariko ibindi bitatu birakinguye. Ibindi bitatu rero biri kuri uru ruhande. Ugikingura hano hari koridoro nziza nini yisanzuye,
korodori ngari rwose yacamo abantu, urabona ko nanjye nyigendamo neza. Ni korodori yisanzuye irimo amarangi meza of course, ariko ukinjira muri iyi korodori hano tugeze turahasanga icyumba, ariko n'uyu muryango nawo muwurebe, ni umuryango ujya mu gikari mu gihe abana bari gukora imirimo bahita basohoka. Hanyuma turebe muri iki cyumba. Ikindi cyiza cyo kubabwira ni uko uretse kuba ifite ibyumba binini bigari, iyi nzu buri cyumba cyose kirimo garde-robe. Kirimo garde-robe nziza nini zisa neza, nyine zifite ibikoresho bisa neza. Ubwo icyumba cyacu kuva hasi kirimo amakaro meza, amadirishya meza hano hejuru kuri uru ruhande ku buryo ubona urumuri ruhagije, no hejuru hariho itara ryiza na parafo nziza. Icyumba cya mbere murakibonye, cya kabiri. Hanyuma muze turebe ibindi byumba biri hano. Hari naho dusanga chambre principale. Mbere yo kujya mu kindi cyumba, hano hari douche, naho hazajyamo douche. Muri hangani inzu ni nshyashya, toilette ntabwo irajyamo, hari aho gukarabira ntiharajyamo, ariko vuba biraba byarangiye. Amakaro meza azamuye kugera hejuru. Hanyuma iki cyumba mberetse gikoresha iyi douche, ariko kikayisangira n'iyi ngiyi. Hari ushobora kuhashyira abana b'abahungu, hano ukahashyira abana b'abakobwa, it's depending no kubishaka. Ibyumba byose ni binini, birajyamo igitanda cya kabiri kuri kabiri, bifite utubati twiza. Urabona ko ku makaro kuva hasi isawa, hejuru itara ni ryiza, ahangaha tukahagira idirishya naryo ni ryiza. Ndakubwiye ngo ni sawa. Reka rero mutere amatsiko noneho njye kukwereka muri chambre principale. Iki gice cyose ni icya chambre principale, ni nini, irisanzuye. Aha rero niho noneho dusanze chambre principale, duhereye muri iyi douche yayo. Urabona ko yo irihariye, iriho ikirahure, ni nini, imeze neza. Urabona ko ari douche ngari, imeze neza rwose, ku makaro arimo, ku bikoresho birimo, ni douche isa neza rwose. Aha rero niho noneho dusanga hazajya toilette, hakajya n'ibindi bikoresho rwose. Tuvuye muri iyo douche tureta dukomereza ahangaha, aho tugiye gusanga dressing room, urwambariro rw'iyi nzu. Dressing room nziza irimo garde-robe nini yisanzuye ngari, tuzamuka kugera hejuru twa filimo. Aho ngaho ni umwanya wo gushyiramo inkweto, umwanya w'imyenda. Hino urabona nayo ni urwambariro runini rugari. Aho kuryama rero, hano hari ahantu ho kuryama, naho ni hanini, harisanzuye, ahantu heza cyane rwose ushobora kuryama ukarota Imana. Aha hantu hose wabonye douche urukwayo, urwambariro urukwarwo, ariko ndakubwiye ngo ifite chambre nini nziza. Noneho guturuka hejuru ni nziza, hano hasi amakaro meza, everything ndakubwiye ngo ni sawa. Kandi si ubunini gusa, ifiteho na terrasse hano. Aha tuhafiteho terrasse, igihe boss nyine yaje nko muri weekend icyumba yakirambiwe, arahita azatera intebe yicare hano, imishinga yayishyire ku murongo. Urabona ko ni ahantu hagari kandi heza. Nabikubwiye ko iyi nzu ifite ibyumba 4, toilette n'eshatu mwazibonye, igikoni mu nzu cyiza, parking y'imodoka enye. Nyine ni inzu nini nziza, iri hano mu Busanza. Nimba uzi ahantu bita kwa Bamporiki, ni hafi aho ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu wagura gukodesha, ni sawa, gutura ni sawa, kuko ifite amparasama nziza. Kuri miliyoni 160 zirimo n'ibiganiro uraduhamagara tukize kuri iyi nzu. Yubatse mu buryo bukomeye, idizayininze neza. Nimero yacu iri aho ngaho, duhamagare tuyikugezeho.